murakoze nshimye Imana kuko inyemereye guterana namwe kuri uyu mugoroba, kandi namwe ndabashimiye kuko mumpaye umwanya kugira ngo tuganire. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kuri uyu mugoroba ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 31 kugeza 32. Turasoma mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 31 ndetse no wa 32, ni mirongo ibiri yonyine. Turasoma. Niba mwahageze reka dusome. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? 3:2. Ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumudohana n'ibindi byose? Haleluya. Abashumba barakoze kuko bampaye uyu mwanya w'igiciro cyinshi kugira ngo tuganire ku bijyanye n'imyumvire cyangwa se imitekerereze y'ubukristo ndetse na business cyangwa se ubuzima busanzwe bwa hano buri munsi tugira hano ku isi. Mu minsi yashize twagize urugendo rw'ivugabutumwa cyangwa se urugendo shuri mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo. Twagiye turi abantu bageze kuri 18. Twagize ibihe byiza. Imana yaradufashije mu rugendo, ijyana natwe kandi igarukana natwe. Tugiye kugira ngo turebe uko twakwigira kuri bene data batubanjije mu butumwa bwiza cyangwa se mu Kristo, uko bakora business, ko business zabo zateye imbere kandi bakizera Imana. Urwo rugendo turutangira twe tuzi ko dutangira kurutekereza, ntabwo twe tuzi neza yuko bishobora kuzadukundira, kuko twatekereje mbere ya Word Camp. Noneho turavuga tuti twebwe reka dusabe umwanya wihariye kugira ngo tuzabashe gusura igihugu cya Korea, dusure business zaho, dusure inganda, dusure abacuruzi, dusure ibintu bitandukanye. Ubusanzwe twagomba kujyana n'abandi muri Word Camp, ariko haza igitekerezo kivuga kiti byaba byiza turamutse tugiye twebwe ari umwanya w'umwihariko. Tugize umugisha tubisaba umushumba wacu Pastor ko arabitwemerera, aratubwira ati tuzabaza ubuyobozi bukuru bwo muri Korea. Ubwo yabazaga ibukuru muri Korea baramwemereye, baduha ikaze, baratubwira ati umunsi uyu n'uyu muzaze. Icyo gihe rero twagize umugisha turagenda. Ubwo twajyagayo twagezeyo dusanga batwiteguye, turi ku rwego rwo hejuru, urwego rushimishije natwe tutatekerezaga, kuko hari no mu minisitiri umwe twari kumwe muri ayo mahugurwa, wari waturutse mu birwa bita Cook Island. Ni agace abantu barya abandi. Yaratubwiye ati twebwe iwacu barya abantu, ni ibisanzwe rwose, ntimugire ikibazo. Ariko twabashije kubana nawe, twabashije kwigana nawe, ariko birumvikana ko byibura yabashije guhindura imyumvire. Ntekereza ko atakiri muri rwa ruhande rurya abandi bantu, yabashije kugira imyumvire mizima nk'iy'abandi bantu, ahubwo areka kurya abandi bantu. Twarabanye, ndibuka ko yabaga mu cyumba cya 203 hari, jye nabaga mu cya 205. Urumva ko twe twegeranye, ariko nta kibazo nari mfite cyuko ashobora kuba yanjye. Nta kibazo, kuko Yesu Kristo yatubereye umucyo, aratumurikira ibyari umwijima abihindura umucyo. Mu nsanganyamatsiko y'iki giterane cyacu nabonye ko ari imbaraga z'umucyo, uburyo zishobora kwirukana umwijima.
Imana rero niyo mucyo kuri twebwe, twe dusa naho turi umwijima mu buzima bwacu bwose, kuko mbere y'uko tubaho Imana niyo yavuze ngo habeho umucyo, umucyo ni ukubaho. Twe twari tutarabaho, bivuze ngo twari tugihishe mu mwijima, ariko ubwo Imana yavuga ngo habeho umucyo, umucyo ukabaho, Imana igatandukanya umucyo n'umwijima. Icyo nicyo gihe Imana yabashije natwe kuba yaduha inzira tukabasha kuza kuri iyi si, kuko iyo bikomeza kuba umwijima gusa ntabwo twagombaga kubaho muri iyi si. Isi yari umwijima, iriho ubusa busa, nta kintu na kimwe kiriho. Ariko kubw'imbaraga z'ijambo ry'Imana, ubwo Imana yavugaga ngo habeho umucyo, umucyo ukabaho, Imana igatandukanya amanywa n'ijoro, bukagoroba bugacya, Imana ikabiha umugisha. Byageze ku munsi wa gatandatu Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Bigenda gutyo, Imana irabitegeka. Ijambo ry'Imana rero ni imbaraga ubwaryo. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zidasanzwe. Ngira ngo muzi ko twebwe ubwacu dufite abantu bakomeye byonyine no mu miryango yacu. Iyo umukuru w'umuryango avuze ngo reka dukore iki, tukemeranya nacyo, iryo jambo turaryubaha kandi rikaba ijambo ryiza ku muntu wese. Uwo muryango ukagira umucyo kuko ufite umuyobozi muzima. Igihugu nacyo iyo gifite umuyobozi muzima ufite imyumvire myiza, ashobora kuyobora igihugu akakivana mu makuba akakigeza mu iterambere. Ngira ngo murabizi igihugu cyacu uko cyahoze mbere ya jenoside, ntabwo twari dufite iterambere nk'iri, ariko kuko dufite ubuyobozi bwiza, dufite umuyobozi mwiza ushobora kureba imbere akazana iterambere, icyo gihe igihugu cyacu kibasha gutera imbere, kikabasha kugera ku rwego rushimishije, amahanga akishima, ku buryo igihugu cyacu kigeze ku rwego bamwe bavuga ko iyo baje mu Rwanda baje muri Amerika. Baguma Paul yabivuze atanga ubuhamya uko twagiye i Burundi. Umushoferi twajyanye nawe icyo gihe yaratubwiye ati ubu turimo turava muri Amerika tugiye muri Afurika. Turimo tuva mu Rwanda tujya i Burundi. Umushoferi yaratubwiye ati tuvuye muri Amerika tugiye muri Afurika. Bivuze ngo hari abantu bafata igihugu cyacu cy'u Rwanda nk'Amerika, kandi koko iyo ubirebye usanga u Rwanda tumaze kuba sumati, n'isi yose irabizi. Iyo uvuze ko uri umunyarwanda barakubaha. Ibyo byose byatewe n'imbaraga z'ijambo ry'umuyobozi wacu. Niba avuze ati reka abashoramari baze mu gihugu, bakaza, mureke abashoramari bakore bisanzuye, ibyo ngibyo biraba. Umukuru w'igihugu niba avuze ati reka habeho umuhanda runaka, icyo gihe uraba. Ariko se noneho Imana yo iyo ivuze bigenda bite? Imana niba ivuze ngo habeho umucyo, umucyo byanze bikunze ubaho. Imana iyo ivuze ngo uyu wari umunyabyaha reka hinduke umukiranutsi, byashoboka cyangwa ntabwo byashoboka? Ibyo ni ibintu byoroshye ku Mana. Niba umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati uyu muntu wari imfungwa, reka tumufungure abaye umwere kubw'imbabazi zanjye, uwo muntu agahinduka umwere. Ese abahindutse umwere cyangwa abakiri umunyacyaha? Abahindutse umwere n'imbere y'amategeko, kuko perezida wa repubulika niwe ufata umwanzuro wa nyuma. Afata umwanzuro cyangwa se agaca iteka. Yaciye iteka akavuga ati CYIZA ari umunyacyaha, icyaha yarakurikiranyweho, kubw'imbabazi zanjye arababariwe. Icyo gihe CYIZA yababariwe cyangwa ntabwo yababariwe? Naba mbabariwe. Noneho Imana yo iramutse ivuze ngo François yari umunyabyaha ariko umuhinduye umukiranutsi, François yaba ari umukiranutsi cyangwa yaba ari umunyabyaha? Yaba ari umukiranutsi. Haleluya. Imana icyo nicyo kintu yakoze mu buzima bwacu. Ubusanzwe ikintu cyari kitubangamiye mu buzima cyari icyaha, ariko uko korali yaririmbye ikavuga ngo igitambo cyatanzwe igorogota cyabaye inshungu ku barimbuka, ibyo byatumye twese tubona
umucyo wa Yesu Kristo noneho uratuvira tubona ubugingo buhoraho, ako tubiheshejwe no kwizera. Iyo wizeye rya jambo rya Yesu Kristo, icyo nicyo gihe ubasha guhinduka umukiranutsi. Ya mfungwa niba iri mu nzu y'imbohe ikizera ijambo ry'umwami uyoboye icyo gihugu, ya mfungwa irabohoka, ibohoka iminyururu, ikabohoka ingoyi zari ziyiboshye, ndetse no mu mutima akabohoka. Iyo ageze hanze ntabwo akomeza kuba imfungwa mu mutima we, ahubwo icyo akora asabana n'abandi. Ntabwo asabana n'abandi kubwe, ahubwo asabana n'abandi kubwa rwa rukundo. Icyo ni cyo Imana rero yakoze mu buzima bwacu. Imana imaze kubikora mu buzima bwacu cyangwa se mu buzima bwanjye, ni ukuvuga ngo icyo gihe yampuje n'umucyo. Impuje n'umucyo, bya bindi byose byari umwijima byavuyeho. Umwijima wo mu buryo, ntabwo ari umwijima wo mu buryo bw'umwuka gusa, ahubwo ni umwijima no mu ruhande rw'umubiri. Kuko niba twakiriye ijambo ry'Imana muri twebwe, ntabwo riza ari ijambo gusa, ahubwo riza rifite imbaraga, rifite ubutware, rifite ubushobozi. Hari umuntu umwe njya nkunda gukurikirana, akunda kuvuga ngo ntabwo igitonyanga gitobora ibuye gikoresheje imbaraga, ahubwo ni uguhozaho. Kugira ngo ijambo ry'Imana rikorere muri twe, ntabwo ari uko Imana izavugira mu gicu, twumve inkuba zirakubita, twumve imirabyo irarabya, oya. Ahubwo rya jambo ni uko ryinjira muri twe, tukariha umwanya, rigakora. Mu gihe rikoreye muri twe, ni ukuvuga ngo ibyari umwijima, ibyari amananiza kuri twebwe, Imana ibibikuyeho. Bitewe na rya jambo twakiriye, icyo ni cyo kintu ubwacyo gishobora gutuma hari impinduka tugira muri twebwe. Kuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zirenze imbaraga z'ijambo ry'umuntu. Kugira ngo tugire impinduka mu buzima, ni uko hari ijambo ubwaryo tuba tugomba kwimika. Iyi gahunda iriho dufite no kugira ngo tuganire ku bijyanye na bizinesi, uburyo twabihuza n'ubukristo. Nanjye ubwanjye ntabwo nahoze nkora bizinesi, ariko ubu ndayikora. Ariko icyatumye nyikora ni iki? Ni uko hari amakuru numvise yuko hari ubucuruzi nshobora gukora bukagenda neza. Ntabwo nari nsanzwe mbuzi, nta nubwo bwahozeho. N'ubu njya mbwira abantu nti hari ibindi bintu byinshi tuzakora cyangwa se muzakora bitaragera ku isoko, biriho tutarabona. Nkabaha urugero nkababwira nti muri za 94, 95, 96, ngira ngo muzi ko wari utunze telefone icyo gihe babarirwaga ku mitwe y'intoki. Telefone zimwe zari zitaranaza, twari dufite amatelefone ya figisi. Ubucuruzi bwa mobile money bwari butarabaho, ariko mu by'ukuri muri gahunda y'Imana bwagombaga kuzaba. Ntabwo umuntu yari azi ko ashobora kwicara mu mutaka agacuruza, agatanga serivisi, akabona inyungu. Twe tuzi ko umurimo ari uguhinga, cyangwa se ukajya mu kiduka kinini, cyangwa ukajya gusaba akazi ahantu, ugakora ugahembwa. Ariko bitewe n'ubuyobozi bwiza dufite, bwagiye bushyiraho gahunda y'ikoranabuhanga, imirimo ikavuka. Ukumva ngo haje imirimo runaka, bimeze gutya, abantu bakajyamo bakapurayinga bagakora. Kuri ubu ngubu ntekereza ko bitakiri ngombwa ko umuntu arangiza kaminuza cyangwa se segonderi batekereze ko azajya gusaba akazi mu biro bya leta, kuko mfite ubuhamya bw'abantu benshi, ndetse nanjye nihereyeho, aho umuntu ashobora kugenda agasaba serivisi ya mobile money, ukagenda ukifungurira mu mutaka wawe cyangwa ku ibaraza ry'umuntu ugakora.
ugatanga serivisi, ukabona umushahara urenze wa wundi watekerezaga ko wazahembwa. Abantu benshi ntabwo babizi, ariko kubera ko ari yo segiteri mbamo, njyewe ndabizi. Nanjye mobile money niyo nahereyeho mu gutangira business. Nzi uburyo igenda, uburyo ikora neza, kandi ibintu bikagenda neza, serivisi zigatangwa. Ubu hari n'ibindi bintu byitwa serivisi z'irembo. Gufata computer yawe ukajya ugashaka ahantu hari umwanya, hari seta, ukakira abantu, ukabadekararira, ukabaha serivisi, ushobora gukuramo amafaranga utatekereza. Abantu benshi ntabwo babizi, iryo ni ibanga mbameneye, ariko harimo amafaranga menshi cyane. Leta rwose yafunguye imiyoboro myinshi muri icyo kintu. Iyo usanga umuntu yiganyira ati igihe narangije segonderi, ndangiza muri accounting, ndangiza muri ibi, none rwose nabuze akazi, kandi yenda afite computer mu rugo, nubwo atayigira ashobora kuba yayitira umuntu. Icyo wakora warushywa nacyo ni ukugura printer ugakonegita, ubundi ukakira abantu. Ntekereza ko ushobora kubona umushahara uri ku rwego, wabonye abakiriya beza, ku rwego rushimishije, ku buryo wakwishima ukanyurwa ukumva umerewe neza. Binyuze muri ibyo rero, igihe natangiriye kuri mobile money, ntekereza ko ari cyo kintu nahereyeho, nubwo mbere yabwo nakoze ibindi, nkora ibya taxi moto, ariko naje kwinjira muri ibyo bya money service. Imana ibimperamo umugisha, ariko biturutse cyane cyane ku kwakira ubutumwa bwiza. Mu gihe nari maze kwakira ubutumwa bwiza, hari ikintu Imana yakoreye muri gihe, yampaye gufunguka mu bwonko, ubwenge bwanjye burakora, bukora neza. Kuko Yesu Kristo yari amaze kuza muri gihe abaye umucyo. Icyo gihe nabashije kugira gutekereza kurenza uko nari nsanganywe. Mbere yuko nakira ubutumwa bwiza bw'ukuri, nahoranaga ubwoba bwinshi cyane, nkibaza ngo ejo bizagenda bite? Ese mu gihe kizaza bizagenda neza? Ese abana banjye bizagenda neza? Ese madamu bizagenda neza? Ariko nyuma yo kwakira agakiza, maze kugira icyizere cy'ubugingo buhoraho 100%, icyo nicyo gihe nakiri umunezero. Wa munezero niwo wanteye kugira ngo noneho ibyo nkoze bibi by'umugisha, bidaturutse mu muhate wanjye, bidaturutse mu kwiyemeza kwanjye, ahubwo biturutse muri bwa buntu bw'Imana. Ndibuka ko icyo gihe, nk'uko Baguma yabivuze, nanjye naje nje kwiga Icyongereza, ndakiga. Mu gihe gitoya batuzana computer nayo njyamo, byari 2008. Ariko byageze aho mu kwezi kwa 8 tugira gahunda muri Kenya. Tuyigize muri Kenya, njyewe ntago najyaga nifuza kwiga Bibiliya. Ndebye ukuntu graduation ya Bibiliya igenze neza, ndavuga ari ahantu naho ngomba kujyamo. Njyamo, ariko ubwo nagiye Nairobi nta butumwa bwiza nakiriye. Noneho maze kugera, mvuye Nairobi ngarutse n'ahanize Bibiliya, nibwo nabashije kumenya ubutumwa bwiza nyabwo. Basha kumenya ko giye ubwanjye ndi mubi gusa 100%. Mbere bajyaga bavuga ngo umuntu ni mubi gusa iteka ryose. Nkibaza ariko se koko nibyo? Umuntu ni mubi gusa iteka ryose? Se ko hari igihe dukora ibyiza, ubwo umuntu yaba ari mubi gusa iteka ryose gute? Ko hari igihe umuntu atekereza, akumva ashaka gufasha, akumva arashaka gusenga, arashaka gukora umurimo w'Imana, ni gute wavuga ngo umuntu ni mubi gusa? Ariko bagiye baduhingera bakatubwira bati se uramutse ufashe amata nubwo ari meza ugashyiramo acide,
ya mata bakira amata cyangwa bari uburozi. Ya mata ntabwo abakira amata ahubwo abaye uburozi. No kuvuga ngo nanjye niba jye ubwanjye ngira igice kibwira ko gikora ibyiza ikindi kigakora ibibi, ntabwo icyo gihe mba ndi mwiza. Kandi impamvu ngerageza kugira ngo nkore ibyiza ntabwo ari uko ndi mwiza. Ndamutse ndi mwiza ntabwo nakwifuza gukora ibyiza. Impamvu nifuza gukora ibyiza ni iki? Ni uko ndi mubi. Niyo mpamvu umuntu wese ari mubi gusa kandi iteka ryose. Noneho ntangira gukanguka ndavuga nti umenya rya jambo koko ari ryo. Dukomeza kwiga ku bw'ubuntu bw'Imana mbasha kumurikirwa na wa mucyo w'ijambo ry'Imana. Wa mucyo umurikiye nkuko nabibabwiye nibwo noneho icyizere cy'ubugingo buhoraho cyaje muri jye. Icyizere cy'ubugingo buhoraho kimaze kuza muri jye n'icyizere cyo kubaho cyaraje. Bivuze ngo ibintu byose burya bikorekera mu mutima. Icyizere cy'ubugingo buhoraho kije, icyizere cyo kubaho nacyo kiraza. Noneho ntongera kumva ko ngiye ubwanjye ndi umucunguzi. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni by'umucunguzi. Uko nzabaho ni by'umucunguzi. Bireba umucunguzi wanjye. Ndavuga noneho icyari cyaranyihishe ndakibonye. Niba nabagaho ku bwanjye aho mfite ikibazo mvuga nti Mana yanjye uzambabarire rwose nubona igihe cyo gutabaruka kigeze, ndware ndembe ngese hashika, abakozi b'Imana bansure bansengere, noneho niyeze nzabone gutabaruka. Icyo nicyo cyari icyifuzo cyanjye cya mbere yuko nakira ubutumwa bwiza. Ariko Imana ntiyigeze ibishima ko bigenda gutyo. Ahubwo Imana yampuje n'abakozi b'Imana bafite ubutumwa bwiza nyabwo. Mbasha kumenya ko jye ndi mubi gusa iteka ryose. Jyewe ndi umwijima gusa. Ariko Yesu ni umucyo. Niba Yesu yinjiye muri jye, ndwaye gripe mwihangane. Niba Yesu yinjiye muri jye kandi ari umucyo, icyo gihe ntago nzakomeza kuba umwijima. Nzaba mfite umucyo ubugingo buhoraho. Niba Yesu yinjiye muri jye kandi Yesu akaba ari umutunzi, icyo gihe nzakomeza kuba umukene cyangwa nanjye nzaba ndi umutunzi? Nzaba ndi umutunzi. Niba Yesu ari umunyabwenge akinjira muri jye, ese nzakomeza kuba umuswa cyangwa nanjye nzagira ubwenge bwa Yesu? Tuzagira ubwenge bwa Yesu. Haleluya. Ni ukuvuga ngo icyo Yesu akorera twebwe ni uko yinjira muri twe ubundi akatumurikira, kuko Yesu ni umucyo, Imana ni umucyo. Mu gihe yinjiye muri twebwe ibintu birikora. Ntabwo ari twebwe tugerageza gukomeza gukora, ahubwo Yesu niwe ukorera muri twebwe. Ahubwo ikibazo ni iki? Ese tumuha umwanya ngo akore cyangwa dukomeza gukora ku bwacu? Umunsi umwe Yesu ubwo yari mu nyanja yambukana n'abigishwa be, yaje gusinzira. Asinziriyeho gatoya baramukangura bati turapfuye turashize, umuraba uratumaze. Yesu arakanguka arababwira ati mugize ikihe kibazo mwafite kwizera gukemwe? Acyaha umuyaga arababwira ati tuza wa nyanja. Inyanja iratuza barambuka. Ariko Yesu mbere yari yababwiye ati mureke twambuke tujye hakurya. Niba Yesu avuze ngo twambuke tujye hakurya, ni ukuvuga ngo muragerayo, turagerayo nta kibazo. Niba Yesu avuze ngo tujye i Burundi, icyo gihe tugomba kwizera ko turi bugereyo. Ubwo ni ukuvuga ngo kuva hano mu Rwanda kugera i Burundi niwe bireba, ntabwo ari twe bireba. Niba Yesu avuze ngo ubaye umukiranutsi, ntabwo ibyo gukiranuka ari wowe bireba, niwe wabyishingiye. Kuko twagerageje kwiyeza uhereye kera kose, ariko ntabwo twabashije kwera. Ariko tumaze kumenya ko Yesu Kristo yogeje ibyaha byacu rimwe gusa bihagije iteka ryose, ubwo hari ikindi twagombaga gukora usibye kubyizera? Ni ukwizera gusa. Ubu dufata urugero. Umunsi umwe pasiteri yaravuze ngo Baguma abaye mukuru w'abagabo. Wahise uba we? Wahise uba we?
inama iteranye ikavuga ngo umuyobozi w'abadamu abaye kanaka, abawe cyangwa ntabwo abawe? Abawe. None se Imana ivuze ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, nakwejeje utaravuka, warangiza ukavuga ngo oya oya ndi umunyabyaha, ese icyo gihe uba wizeye ijambo ry'Imana cyangwa ntuburyizeye? Ikiremwa muntu akenshi dukunda kwizera ijambo ry'umuntu tureba, ariko ijambo ryo tutareba, nyir'ububasha nyir'ubushobozi, ugasanga ntituryizera. Ubu umukuru w'igihugu aramutse avuze ati uriya mugabo tumugize umuyobozi w'akarere runaka, waba ubayeho cyangwa ntabwo waba ubayeho? Waba ubayeho. Wabyishimira? None Imana ivuze ngo uri umukiranutsi nturi umunyabyaha, uba ubayeho cyangwa ntubayeho? Ubayeho. Haleluya. Icyo ni cyo Imana yakoze mu buzima bwacu. None iyi Imana yatanze Yesu Kristo ku bwacu, sibyo? Iramutanga kugira ngo ibyaha byacu byose bikurweho, imutanga ku musaraba, amena amaraso ye mu biganza, mu mutwe no mu rubavu no mu birenge, akuraho ibyaha. Ayo maraso niyo yogeje ibyaha byacu byose. Yesu Kristo arangije ntabwo yigeze adusiga twenyine, ahubwo yinjiye muri twebwe atubera umucyo. Kandi Yesu Kristo ni umukene cyane umutunzi? Ni umutunzi, kuko byose niwe wabiremye kandi byose byaremewe muri we, byose ni ibye, sibyo? None se ubwo icyo gihe twagira ikibazo ngo turarya iki turanywa iki turi kumwe na Yesu? Byashoboka? Iyo ngiye muri Koreya nta kibazo ngira, kuko mba ndi kumwe na pasiteri, mba ndi kumwe na misiyoneri wacu. Nta kibazo namba cyo kuvuga ngo ndarya iki ndarara hehe ndagenda n'iki. Iyo bavuze ngo tuvuye kuri airport tugiye Suwon ahabera amahugurwa, ibyo ntibindeba, nta tike ndi bwishyure. Bazana imodoka bakavuga bati mujyemo, tukajyamo, twagera aho dufatira icyo kurya n'icyo kunywa tukarya, dusanga byose byarishyuwe. Haleluya. Iyo turi Suwon bakavuga ati noneho uyu munsi mu gitondo turajya Ganam ku cyicaro gikuru cya Good News Mission kwa Pastor Park, nta kibazo tugira. Bisi nziza ya limuzini isa n'izi ntebe ibidutegereje, nziza ya VIP, twinjiramo tukicara, umushoferi akadutwara. Ni ukuvuga ngo haba aho turi burare, haba icyo turi burye, haba ibizatujyana, nta kibazo. Yaba ari hoteli y'inyenyeri 5 tuyijyamo nta kibazo. Nta kuvuga ngo hari icyo banyishyuza. Uwo ni Pastor ko, sibyo? Ariko noneho Yesu Kristo we, wa wundi watumye Pastor ko agatuma Pastor Park, we bimeze biti? Niba aje muri twebwe, niba agendanye nanjye, ubwo hari ikibazo koko nzagira? Ni ukuvuga ngo ibintu byose bizikora. Mureke rero tumuhe umwanya akorere muri twebwe. Haleluya. Mureke Yesu tumuhe umwanya. Dutangira twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma ibice 8:31. Reka tugerageze kugira ngo tureke ko twagera ku musozo, tuze guha umwanya n'umushumba. Reka tuhasome ku baje nyuma, Abaroma ibice 8:31 kugeza 32. Haravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Niba Imana iri mu ruhande rwacu, Imana ni umwami w'abami, ni umutware utwara abatware. Niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde? Hari umubisha ushobora kuba afite imbaraga zirenze iz'Imana? Hari umwamuzi? Tuzi ko Satani yatsinzwe. Igihe cyose tuba tuzi ko Satani yatsinzwe. Kandi noneho murabizi iyo dusenga dutangira tuvuga tuti Imana Data twese uri mu ijuru. Siko tuvuga? Imana ni Data.
Haleluya. Imana ni data. Iyo umwana ari kumwe na papa we cyangwa se na mama we, umwana akaba azi ko ari umwana mutoya, agira ikibazo cy'ubuzima cyangwa ntacyo? Nta na kimwe. Umwana niba afite imyaka 3 mukajya muri supermarket, icyo afashe cyose urishyura, kuko n'ubundi uzi ko ibyo yafata byose, ibyo yarya byose ntabwo byakunanira pe, kuko ni umwana, igifu cye rwose ntabwo cyakunanira. Ariko se noneho Imana data wa twese, mu gihe iri kumwe natwe, ni data udukunda, ni data wa twese, ubwo hari ikintu na kimwe cyayinanira? Nta na kimwe. None ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nta n'umwe. Ahubwo ikibazo twakigira igihe twaba tutari mu ruhande rw'Imana. Tubaye tutari mu ruhande rw'Imana nibwo havuka ikibazo. Ariko igihe cyose turi mu ruhande rw'Imana, ikibazo nta na kimwe, turi mu bisubizo gusa. Mureke rero tube mu ruhande rw'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo none ubwo bimeze bityo koko tuvuga iki? Niki twavuga? Ese dusenge amatakirangoye, dusenge tuganya cyangwa dusenge dushima? Tugomba gusenga dushima. Umushumba kwano yaratubwiye ati mushime, mwishime ubudasiba, mwishime iteka. Haleluya. Muraryibuka iryo jambo? Yaratubwiye ati mwishime iteka, mubaho byose muhore mushima. Ni ukuvuga ngo icyo Imana ishaka, irashaka ko duhora dushima, twishimye. Murongo wa 32 ukavuga ngo ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Imana yatanze umwana wayo ku bwacu, turi abanyabyaha, turi abantu babi, tutanayizera, iramutanga. Nta n'icyo twakoze tutazi no gushima, tutaranayimenya, tukiri mu mwijima, imutanga ku bwacu. None aho tumaze kuvirwa n'umucyo, bizacura iki? Hari ikizatwima? Nta na kimwe. Mureke rero twihuze n'Imana, kuko igihe cyose Imana iri mu ruhande rwacu, ibyo dushaka gukora tuzabikora, iterambere twifuza tuzarigeraho. Ikibazo cyaba ni uko twaba tutari mu ruhande rw'Imana. Ariko igihe cyose turi mu ruhande rw'Imana, byose byariteguwe. Umushumba akunda kutubwira ati byose byariteguwe, muze mu bukwe. Ibintu byose byariteguwe, Imana yamaze kubitegura, ibyo uzarya, uko uzabaho, ubuzima bwawe bwose buri mu biganza by'Imana. Reka dusozereze hano, igihe cyacu cyagiye. Imana ibaho umugisha. Murakoze nawe utaha.